yigira nk'umugore agasiga iminwa agashyiraho imisatsi, byose nge mbibona nk'umwanda. Kandi bene data, ubutinganyi ni icyaha gikomeye kirakaza Imana ku rwego rwo hejuru, ngo batari barya ngo abagabo bo muri uwo mudugudu witwa Sodoma ngo baraza babwira Loti ngo sohora abo bagabo tubonye binjira hano ngo turyamane nabo. Bashakaga kubatinga. Mu izina rya Yesu, umukozi w'Imana wese nahagarare nidushaka dupfe kubw'ubutumwa bwiza, ariko turwanye uriya mwuka w'ubutinganyi. Gihe ubizi neza ko ubukwe bwo rimwe gusa kandi ko nta mahirwe gukosora ibitaragenze neza, iki nicyo gihe ngo wisunga batazagutenguha bazobereye mu gutegura ubukwe n'ibindi birori bigasigara mu mitima y'ababitashye. Aba nta bandi ni Nolan Shop. Muri Nolan Shop murasanga amakanzu meza y'abageni, ayo kwambara mu birori bitandukanye, amakositime meza ku bagabo, imikenyero utasanga handi, byose bya rivage kandi bijyanye n'igihe. Tugutegurira kandi ahabera ibirori byawe haba ku manywa ndetse na nijoro. Tubafitiye amahema n'intebe ndetse n'ibindi bijyana nabyo, harimo nka gatodo mariage. Ku bindi bisobanuro hamagara telefoni iri kuri ekara yawe cyangwa ukadusanga mu isoko rya Nyarugenge muri etaje ya 3 mu muryango nomero 50. Nolan Shop, we decorate your ceremony. Mbifurize kugira ibihe byiza aho mudukurikiye muri hirya no hino ku isi mu bice bitandukanye mwese. Kanizere ko mumeze neza cyane. Kuri kamera zacu muri kubibona turi kumwe na Masengesho Hitimana Innocent. Tugiye kuganira, tumaze iminsi turi kubona ikintu kijyanye n'umwuka w'ubutinganyi hano mu Rwanda. Ubutinganyi buravugwa bugarukwaho, benshi baravuga bati ibintu birimo amafaranga n'ibiki byose. Mwumve mutuze rero kuko mugiye kuzamo hano. Muvuge gake cyane. Ngira ngo ni byinshi byagarutsweho muri bino byumweru bigera nko kuri 3 cyangwa se ukwezi gushize, bigiye bitandukanye. Umuco w'ubutinganyi ku mbuga nkoranyambaga ugarukwaho cyane, bamwe bavuga bati n'uburenganzira bwacu, abandi bati niko twavutse n'iki. Byinshi byaravuzwe bitandukanye kugeza no ku nzego zigiye zitandukanye. Aka kanya ejo bundi twabonye umushumba w'itoro rya Anglikani mu Rwanda asohora itangazo rivuga ko gushyingira abantu bahuje igitsina cyangwa se bahuje imiterere ibyo bintu bitemewe. Ariko mu kiganiro aherutse kugira ku munsi wo kuwa gatandatu, yahishuye ko yatumiwe i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ahabwa miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo yemere ibyo asabwa. Arazibukira arabireka. Benshi nabonye ku mbuga nkoranyambaga bavuga bati miliyoni 10 baragusuzuguye mushumba, bakabaye baraguhaye nka miliyoni nka 200 cyangwa 300, 10 se nasa amafaranga siki. Turi kumwe n'umukozi w'Imana Masengesho Hitimana Innocent, ndagira ngo udufashe uyu muco w'ubutinganyi haba hari ikijambo ry'Imana rivugaho. Murakoze cyane. Ryaravuze ku bintu byose. Ubundi ijambo ry'Imana ibintu byose riba ryarabivuzeho. Hari icyo ijambo ry'Imana rivuga kuri iyo ngingo igendanye n'ubutinganyi cyangwa se abaryamana bahuje ibitsina. Iyo ngingo irakomeye cyane, irakomeye ndetse nubwo iriho ariko ishyigikiwe n'imbaraga zinakomeye. Reka rero tubanze twiragize Imana kugira ngo tubone uko twongera kuvuga kuri iyo ngingo, turebe nyirizina muri rusange ni iki ijambo ry'Imana rivuga kuri iyo ngingo n'iyo mico igenda yandura mu bantu. Reka dusenge. Mana Data, mu izina rya Yesu turagushimiye. Ni wowe waremye isi n'ijuru, udendeza inyanja, ibiriho byose biri munsi y'ukuboko kwawe, nta kiriho kitaremwe nawe. Turagushimiye wowe ufite imbaraga mu ijuru no mu isi, kandi tuguhaye ikaze muri ibi biganiro. Turabizi ko hari imbaraga zirwanya ijambo ry'Imana, hari imbaraga zishaka ko ubwiza bw'Imana n'ubwami bwayo bitamenyekana mu bantu, ariko tugiye gusenyera Satani. Duhe imbaraga, duhe kuvuga byumvikane, abadutega amatwi ubaha umugisha, kandi mu izina rya Yesu ntibarebe gusa ahubwo bumve, kandi ntibumve gusa ahubwo bumvire. Mu izina rya Yesu bakora iby'ijambo. Urakoze kutubashisha mu izina rya Kristo Yesu, amen. Imana ibaha umugisha. Ndagira ngo nkuko twari tubivuze, ubutinganyi ni ikintu gihangayikishije leta zitandukanye. Hari zamaze kubyemera, hari abafite gahunda yo kubyemera, hari abari mu biganiro, ariko
ngiye ku giti cyanjye nkurikije icyo ijambo ry'Imana rivuga, ntabwo ubutinganyi ari ikintu tugomba guha agaciro. Reka turebe rero icyo ijambo ry'Imana ribivugaho. Ndagira ngo dusome mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye itorero ry'i Korinto. Turasoma ku bice byaho 6 duhere ku murongo w'9. Haravuga ngo ntimuzi yuko abakiranirwa batazaragwa ubwami bw'Imana. Ntimwishuke abahehesi cyangwa abasenga ibishushanyo cyangwa abasambanyi cyangwa ibitingwa cyangwa abagabo bendana cyangwa abajura cyangwa abifuza cyangwa abasinzi cyangwa abatukana cyangwa abanyazi, bene abo ntibazaragwa ubwami bw'Imana. Imana itugirire neza. Wenda twaza no kwifashisha ku ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'Itangiriro ibice 19 n'umurongo waho wa 4, aho havuga inkuru zo kwa Loti. Ntabwo ari uwa kera, ntabwo ari ubu ngubu, ni uwa kera. Ni umwuka umaze igihe usirikira, kandi ni umwuka urakaza Imana cyane. Ijambo ry'Imana hano dusomye, Pawulo muri iki gihe cyo kubaho kwa Pawulo arimo avuga ubutumwa, nawe yaje guhura n'iki kibazo. Abakozi b'Imana bafite ikibazo cy'uko nyine bari kuvuga ubutumwa ariko bakabuvugira ahantu hari umwuka w'ubutinganyi, ubusambanyi bukomeye. Iki ni igihe cy'ubusambanyi, ni ikinyejana cy'ubusambanyi bukabije, kugeza ubwo abantu bifuza no kuryamana bahuje ibitsina. Ubwo biravuze ngo bo bararyamanye, abadahuje ibitsina barasambana mu rwego rukomeye, babona ko bidahagije, ariko uriya ni umwuka ugambiriye kurakaza Imana. Pawulo yandikirira itorero arababwira ngo ntimwishuke, mumenye yuko abakora ibisa bityo bataza rero kurimbuka. Ngewe mbafata ni bagenda yararangije kwinjirwamo na dayimoni ikomeye yo gusenya ubwami bw'Imana. Uriya ni umwuka ukomeye watumye Imana irimbura Isodomu. Isodomu ijambo ry'Imana ritubwira mu Itangiriro ibice 19 n'umurongo wa 4, haratubwira ngo Imana yumvishe gusenga kw'abantu basengaga basengera mu rwa wa Sodomu, bawusengera ibyaha byari binganye ku buryo bifuje no gutinga abamalaika. Imana ngo yohereza abamalaika, irababwira ngo ibyo barega uriya mudugudu yuko ari byo, mugende ko numva amajwi menshi y'abasenga. Imana ishimwe yuko ijwi ryo gusenga rizamuka rikagera imbere y'Imana. Oh haleluya! Umuririmbyi yararirimbye yuzuye umwuka, aravuga ngo yewe kintu cyazanye ibice mu itorero ry'Imana kikaribuza kwamamaza ubwami bw'Imana, kikashyiramo ibice. Aravuga ngo ari kabera abana bahora bari maso babwira Imana ibyaryo kugira ngo Imana izirirengere. Abo bantu babwiraga Imana iby'itorero, abo bantu babwiraga Imana iby'uwo mudugudu, ngo Imana irabyumva, yohereza kongere ishinzwe kujya kureba wese bari abantu ibyo bari gusenga ni koko muri uriya mudugudu n'abagome, n'abicanyi, n'abanywi, n'indaya, n'abajura, genda mu ndebere. Abamalaika ngo baragenda, bageze kwa Loti. Loti arababwira ati bagabo bene data ndabinginze. Birumvikana ko bagendaga mu buryo bw'abantu, ariko ari abamalaika batumwe n'Imana. Nubwo bari bafite ubwiza bw'Imana, ariko bagendaga nk'abantu. Ngo binjira kwa Loti, Loti ababwira ati nimuze mbazimanire. Wari umuco w'abakozi b'Imana, kandi n'ubu niko bikwiye kugenda. Ubonye umuntu urushye ukwiriye kumufasha, ukamuha amazi yo kunywa, ukamwoza ibirenge, akaruhuka, akaruhukira iwawe, agakomeza urugendo. Niwo muco w'abakozi b'Imana. Ngo binjiye kwa Loti ngo batari barya, niko ijambo ry'Imana ritubwira bahereye kuri biriya bice 4, ngo batari barya, ngo abagabo bo muri uwo mudugudu witwa Sodomu ngo baraza babwira Loti ngo sohora abo bagabo tubonye binjira hano ngo turyamane nabo. Urumva ko bari abagabo, kandi nabo bamalaika bari baje mu isura y'abagabo bashakaga kubatinga. Ariko ngo Loti arababwira ati woya, ntabwo bikwiriye yuko mukora icyo cyaha gikomeye gutyo. Loti we yakise icyaha gikomeye, kandi bene data ubutinganyi ni icyaha gikomeye kirakaza Imana ku rwego rwo hejuru. Bibiliya itubwira ko icyo gihe
Loti yashatse kubaha abakobwa be ariko barabanga. Buriya umuntu wafashwe n'umwuka w'ubutinganyi ntago wamuha umugore, cyangwa niba ari umugabo ntiwamuha umugore, niba ari umugore ntiwamuha umugabo ngo amwemere. Anezezwa gusa no kuryamana n'uwo bahuje ibitsina. Biriya bintu ni ibintu by'umwanda. Utekereje nk'ukuntu umugabo aryamana n'umugabo mugenzi we, usibye no kuba ari icyaha, ni n'umwanda. Rero mbona ko Imana ijya kutugirira neza ikadukura mu byaha. Imana ikintu cyose yise icyaha ni ikintu n'ubundi cy'umwanda kinangiza ubuzima bwacu, ariko ibintu byose bidukiza, ibintu byose biduhereza ubuzima bwiza, ibintu byose bituma tuba amahoro. Ntago Imana yigeze ibyita icyaha, oya, yarabiduhaye, iravuga ati mubikore nta kibazo. Rero ngo barababwira ati musohora abo bagabo turyamane nabo. Loti ngashaka kubaha abakobwa be bari amasugi, batari bakabonanye n'abagabo, uko Loti yari yamenye aba bagabo misiyo yabo, ariko ngo aba bagabo babatinganyi barabyanga, ngo basunika Loti ngo bagikingura. Marayika w'Imana yohereza igicu ngo kitwikira baba marayika, barasohoka. Babagabo babatinganye ngo barahuma, abamarayika barasohoka baragenda. Vuga ngo mwami Mana wadutumye, ya raporo turayizanye, dusanze abantu bo muri Sodomu ari abasambanyi, ari abagizi ba nabi, natwe bari bagiye kudutinga. Tekeza abantu bagira ku rwego rwo gushaka gutinga abamarayika. Imana tugirire neza. Ubwo icyabaye nuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo marayika w'Imana maze kugenda, ngo bahise uwo mwanya batanga raporo ku Mana. Imana yohereza umuriro, ibwira Loti ngo va muri uyu mudugudu, ntabwo nkiwukeneye, ntabwo nkikeneye kubona uyu mudugudu mu maso yanjye. Hanyuma Imana ihita yohereza umuriro utwika Sodomu, utwika Gomora, irahatwika, irahashiririza, hararimbuka. Rero abatinganyi bari kutwegereza kurimbuka, bari kurakaza Imana cyane. Nta kindi kintu buriya bari gukora. Uriya ni umwuka wo kurakaza Imana, kandi ni nayo mpamvu ngiye nkeka ko ibyago byinshi bigenda bidutera. Ibyago byinshi biradutera. Ejo bundi mwabonye ibyorezo bya coronavirus, murimo murumva za Ebola, hari n'ibindi bishobora kuzajya bigenda byaduka. Biriya byose bituruka mu mujinya w'Imana. Biriya bintu Imana biba bishaka kuza, ariko Imana ikabikumira iyibonye abera mu isi. Hanyuma abera b'Imana, uko imbaraga za Satani zigenda zibaca intege mu isi, uko ubwere bw'Imana bugenda bubura mu isi, niko Imana nayo yemerera bya byago kugenda byinjira. Murabizi ibyo yakoreye abanyegiputa banze kurekura ubwoko bw'Imana. Bari abantu uko bagenda bamenasa imbaraga z'abera, niko Imana igenda irushaho kurakara. Niyo mpamvu ubu mu minsi iri imbere muzajya mubona ibyago bitandukanye bigenda bitera isi, ariko nyirizina bitewe na bariya bantu. Umuntu wese ubikora, umuntu wese ubishyigikiye, umuntu wese ubirimo, ndamushishikariza kubireka. Ndashishikariza bari abagabo bagenda bigira nk'abagore, muzabarebe, yigira nk'umugore agasiga iminwa, agashyiraho imisatsi. Biriya bintu byose nge mbibona nk'umwanda. Ni umwanda, ni ibintu bibi, ni ukwica umuco, ni akaga, ni ishyano ryatugwiriye. Ariko ndakangura abera ngo bakomeze basenge, twirukane uriya mwuka, kuko ijambo ry'Imana ritubwiye ko abagira batyo ntibazaragwa ubwami, kandi nabo babijyamo biyemeje ko bakorera mu mujyi wa Satani, mu nzira ya dayimoni. Bariya barayobotse, bazi ibyo barimo. Ni niyo mpamvu bashyiramo ayo mafaranga ngana gutyo. Nawe ubyemeye n'undi abyemeye, bakwemera bakamushyiramo amafaranga. Ariko mu izina rya Yesu, umukozi w'Imana wese nahagarare, nidushaka dupfe kubw'ubutumwa bwiza. Ariko turwanye uriya mwuka w'ubutinganyi, ntutwinjirire mu matorero, ntutwinjirire mu miryango. Imana iturengere mu izina rya Yesu. Uko batanga ibiguzi, natwe dutanga imbaraga z'Imana, dutanga umwanya wacu, dukora ibishoboka byose, uriya mwuka tuwuneshe mu izina rya Yesu. Warugarutse kuri icyo kintu, twabonye leta z'ibihugu zimwe na zimwe zihabwa amafaranga, zihabwa inkunga kugira ngo zemere uyu mwuka w'ubutinganyi. Ubu wageze mu itorero, noneho abakuru b'amadini nibo bari guhabwa aya mafaranga. Ibi bintu nta mpungenge biteye? Turi kubona nuko amafaranga muri iyi minsi ari ayoboye isi. Biteye impungenge, birahangayikishije cyane. Ndatekereza ko bari abantu babyemeye, n'ubundi nabo barehejwe n'ibiguzi. Ikiguzi rero iyo hajemwe amafaranga birumvikana zitazo, ariko ni nkuko navuze ngo abera b'Imana bahora bari maso.
abashumba bacu usibye hari abantu bagiye bashinga amatorero bishakira amafaranga badafite inyota y'uko intama z'Imana zazimiye zagaruka, ahubwo bafite inyota yo kugira ngo babone amafaranga. Abo rero ntibazatinda kuyakira, abo ntibazatinda kujya muri amafaranga, kuko ibyabo ni ubucuruzi, bari gucuruza intama z'Imana. Ariko abo bantu nabo umwuka w'Imana babanguriye inkota, Imana ntago izakomeza kwihanganira ko izina ryayo ritukwa. Rero biteye impungenge ikomeye. Turatekereza ko mu minsi iri imbere uzajya usanga amadini n'amatorero yamaze kubyemera, kuko amenshi dusigaye twanariza, twareba ibikorwa byabo, twakumva ibitekerezo byabo, twakwitegereza imyigishirize yabo, tugasanga n'ubundi barundukiye mu gushaka amafaranga cyane. Mu yandi magambo, abashumba benshi bahinduye misiyo, aho kugira ngo bashake inzimizi bari gushakisha amafaranga. Ibyo rero biduteye impungenge, kuko nibajya bahura n'abo bantu babahereza amafaranga, turatekereza ko bazabyemera vuba, tukisanga nyine abashumba bacu, amatorero yacu yarangije kwinjirwamo n'uwo mwuka. Ariko abera bakomeze babe maso. Hari amadini kano kanya tuvugana kubyemera ati ngorane ikibazo ntacyo bitwaye, muzaze tubasezeranye. Afrika dufite ubukene bw'amafaranga, turakeneye. Kandi Burayi no Amerika henshi bamaze kwemeza ibi, nibo batunze Afrika. Iki kintu Imana iraza kukigabera bayo gute? Ijambo ry'Imana riravuga ngo umuntu nakunda iby'isi, gukunda Imana ntikuba kukiri muri we. Umwuka w'Imana azatabara itorero rye. Birumvikana ko abenshi bazagwa, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo mwirinde hatagira umuzi wo gusharira umera muri mwebwe, abenshi ukabahagarika umutima, abandi bakagwa. Nukuri uwo ni umuzi wo gusharira. Nibyo koko, ntabwo twahakana abadafite imitima ikomeye, abatarasenze, abatarabanye n'Imana ngo babe bazi ijambo ry'Imana icyo rivuga, bazagenderamo pe. Ariko ntabwo abantu b'Imana bazapfa ngo bashire. Imana izagera hidutabare. Imana izisikariza bya bihumbi 7 ibizigame mu mababa yayo. Turatekereza ko byanga bikunda Satani arakora, agakoresha uburyo bwose, agashiramwe amafaranga, ariko umwuka wera arakora. Abakozi b'Imana natwe turahari ngo umwuka wera akomeza dukoreshe, dukomeze dusenge, twihangane, duhangane na Satani. Icyo tuzi, Satani ni umurwanyi ariko si umuneshi. Uwo mwuka uzaza utwara abo gutwarwa, ariko hari n'abandi Imana izibikira. Ibyo byo tubifiteho amakuru, kuko umwuka wera niwe nyiri itorero, niwe ushinzwe kurireberera, azakomeza tuvuganire. Nibyo byiringiro dufite. Tugana ku musozo, ndagira ngo ugire ubutumwa ugenera abakristo muri rusange, kuko njyaka kanya turi kuvugana ndabizi neza ko hari bamwe mu bakristo ba hano mu Rwanda kandi banasengera no mu matorero amwe n'amwe bamaze kuyoboka iki kintu, bamaze kuyoboka ibintu by'ubutinganyi n'ibindi. Dusoza, gira ubutumwa ugenera abakristo, ariko nanatubwira abantu tuze kwitega iki. Imana igiye kuturimbura se? Kuvuza uti iki cyaha Imana iragifuhira bikomeye, uwo muriro ugiye kudusukwaho, isi yitega iki mu gihe kino kintu kiraza kuba kimaze kurenga urugero? Hanyuma muhite munadusengera. Murakoze cyane. Icyo nabwira, ubutumwa nabagenera, ndabwira abakristo, ndabwira abanyumva, ndabwira abazagira amahirwe yo kunyumva, nibahunge badapfa, nibave muri uwo mwijima wa Satani. Abari barabigiyemo nibaveyo. Yesu aracyateza amaboko, aracyafite imbaraga zo gukiza, agakiza n'abari babigiyemo n'abari babigezemo. Nibaveyo. Abatari bakabigiyemo nimugarukira aho ngaho, nimuhunge mudapfa, nimuve mu mwijima wa Satani. Uwiteka aracyabategeye amaboko kandi aracyakiza, aracyabasha kubakiza. Amaraso ye yamennye ku musaraba aracyabasha kuboza. Ikindi kandi nababwira, kugira ngo barusheho gusenga no kuba maso no kwizera, naho kumbwira ngo ese twitega iki, uyu mwuka nukwirakwira tukawushyigikira, nta kindi turitega usibye kwitega ibyabaye kuri Sodomu na Gomora, kurimbuka. Kuko buriya hari ikintu abantu batazi, ariko nk'abera, nk'abasoma ijambo ry'Imana, nk'abizera tuzi, nuko impamvu isi igifite aya mahoro makeya tubona ahari, nukubera abera b'Imana bakiri mu isi. Nta yindi sano Imana ifitanye n'isi, n'abera b'Imana bahora bayinginga. Imana naho yarakara umujinya mwinshi kubwo abantu bakoze ibyaha, ariko iyo ibonye ba bantu 2 3 bakiranuka bejejwe basenga, Imana igira imbabazi ikazigira muri rusange. Niyo mpamvu avuga ngo Imana igusha imvura mu mirima yose y'abeza n'ababi. Ariko ubwo nyine ni bimwe bavuga ngo umuzima arira ku munyagasani. Ego ubwo turiho,
ariko natwe niducika intege tugakomeza kwemera uwo mwuka, amatorero akabisinya tukabijyamo, nta kindi ndabateguza umuriro wihuta cyane, ndabateguza kurimbuka gukomeye, ndabateguza ishyano n'ibyago bizabagwira. Ndasaba abayoboye leta z'ibihugu bitandukanye rwose mu izina rya Yesu bahagarare mu butware bw'Imana. N'ubundi twari turiho, ayo mafaranga yabo badukangisha nibayareke, tuzakomeza dusenga Imana itubesheho nk'uko yari itubeshejeho, ibihugu byacu bizatera imbere, ariko uwo mwuka w'abadayimoni utari muri twebwe tutawushyigikiye, tutizaniye kurimbuka. Uko ibyishi byotsa amatama, hari igihe tuzashaka ibyishi abo batinganyi koko bakazana ayo mafaranga, ariko tugakongeza umujinya w'Imana. N'ubundi Imana nigira umujinya ikatumenaho umujinya wayo, abo mafaranga tuzaba dushaka ntituzayarya. Nicyo gituma nababwira ngo abari bagiye koshywa n'ibiguzi, ndabaha ubutumwa buvuga ngo ibyishi byotsa amatama, kandi duke twineza turuta ibyishi byuzuyemo umubabaro, byuzuye amaganya. Imana ibaha umugisha cyane. Tugana ku musozo mwadusengera kugira ngo Imana ibe yaturinde umujinya. Reka dusenge Imana iturinde umujinya wa Satani kandi kumiriza imbaraga zose z'umubi, kugira ngo Imana idutabare mu izina rya Yesu. Mana turagushimiye, tuganiriye ku ijambo ryawe rikomeye ry'ikibazo kiri kugenda cyataka isi mu mpande n'impande. Ikibazo cyatumye urimbura Sodomu na Gomora, nanone kigeze muri Afurika, nanone kiri mu isi, kiragenda hirya no hino, gifite imbaraga zigisunika. Umuntu utacyemera nta jambo ari guhabwa, ariko Kristo turakwizeye yuko iyo watanze ijambo ntawe utera amahane. Ngwino uvuganira amatorero yabyanze kandi akomeza byange, umwuka wera wawe akomeza ayobora abantu bawe. Jambo ryawe rizima rimenase imbaraga za Satani mu izina rya Yesu. Abantu bizere, abantu bagubwe neza, uturwanyiriza uyu mwuka wivuye inyuma, umenagura izo mbaraga za Satani, ugarura imitima yariyobye, ubabwire iby'ukuri, kuko uko waremeye umubiri niko ugomba gukoreshwa. Iyo umuntu awukoresheje uko udashima, nawe birakubabaza, kuko umubiri wacu n'urusengero rwawe. Jambo ryawe riravuga ngo utsemba urusengero rwawe nawe uzamutsemba. Rero mu izina rya Yesu uturinde gutsembwa kubw'uwo mujinya, ahubwo imbaraga z'Imana ziturinde ikibi kugira ngo tuba amahoro. Urakoze, turagushimiye mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen.